waramukunze cyane nibyo yagusabye kurushinga none uri kumva ugiye kubyemera ariko hari ibintu byo wumva bitagukunyura neza hari ibintu byo wumva udakunda cyane cyane bijyanye n'imico ye n'imibereho n'uburyo yitwara ariko uri kumva uzamuhindura kubera ko wumva uzamuhindura uramukunda cyane nubwo ibyo bintu byo utabikunda ariko ntabwo wamureka so icyemezo wafashe no kuzamuhindura ugiye kumwemerera kandi urabizi neza ko uzamuhindura ashobora kuba ari umusinzi cyane ashobora kuba ataha amajoro cyane ashobora kuba hari ibindi bintu adakora ntazi utarambwira ariko wumva bikubangamira bikaze ku buryo utabona nabyo ahubwo uratekereza ko byanze bikunze uzamuhindura cyangwa se nibyo mu mafamiye y'iwabo uburyo wenda famiye yayimariyemo uburyo akunda mama we uburyo amugurira ibintu buryo bimushyira birakujena cyane ariko uravuga uti reka abanza nshyire mu rugo gusa ubundi ibindi byose nzabihindura my dear wikwibeshya gutyo ugiye kuba umugore mu rugo ntabwo ugiye kuba umukansera ntabwo ugiye kuba umusaykologist ntabwo ugiye kuba umuntu utanga inama z'ubuzima ntabwo ugiye guhindura umuntu ahubwo uyu muntu ugiye gushaka uramushaka uyu muntu ugiye gushaka urabona ibintu byose nta kibazo ibifite ikibazo uri kubona wabyihanganira uri kubona uzabyihanganira nta kibazo of course umuntu ntabwo ahora ameze kwa kundi hari ibigeraho bigahinduka ariko mu bihinduka hari igihe bya bindi washaka ko bihinduka hatari byo bihinduka ahubwo ugasanga hari na tumwe mu twiza watekerezaga yuko azagumana ahubwo twahindutse bikaba bibi cyangwa se azagira ibindi byiza uko mumeze ubu ngubu mugiye gutangira na siko muzanakomeza no kumera ubuzima buzahinduka hari ibintu byinshi bizahinduka pe ntabwo ubu ngubu nandi bukubwire ngo gira ubwoba ngo cyangwa iki ariko icyo nshaka kubwira witangirira kubaka ubuzima bw'urugo ku kintu cyitwa ngo guhindura umuntu sibyo aho ngaho utangiye kubyica utangiye kutaba umugore mu rugo ahubwo utangiye kuba undi muntu ikindi kandi babisobanura ngo kumuhindura nibikunanira none se uzahita winjira muri divorce donc nukuvuga ngo ugiye gutangira urugo ariko utekereza no kurusenya ubwo se urumva ibyo ngibyo byaba ari byo ugomba rero kureba neza gukunda umuntu cyane gusa ntabwo bihagije ahubwo hiyongeraho no kumukundana n'uko ameze kumukundana n'ibyo byose kandi gukundana umuntu n'ibyo byose birasobanura ngo nta muntu uri perfect ubaho umuntu agira ibyiza n'ibibi ibyiza biganza ibibi ku buryo ibibi ubona nta wabyihanganira kandi ukibuka ko nawe ari uko nawe ufite ibyiza n'ibibi icyo nicyo tujya twibagirwa buri gihe ureba umuntu wundi gusa ukamureba ukavuga uti uyu muntu ngomba kumuhindura ameze gutya hari ibyo adakora neza afite amadefa afite ibiki ariko you forget ko nawe ubwawe ufite amadefo nawe nyine hari ibyo yakwihanganiyeho yagukundanye n'ibyiza byawe n'ibibi byawe ariko ibibi byawe nyine yarabyihanganiye amahirwe tugira kenshi ku bagore nuko abagabo badakunda kuvuga ibintu byinshi cyane cyane nk'utwo tunadakunda ngo ajye kutuvuga ariko ubundi my dear nawe bafite ibintu atagukunda aho yihanganira sibyo uko rero nawe afite ibyo kwihanganira ndetse ntanabivuge ntanatekereze no kuguhindura nubwo bwose harimo ababitekereza ku mpande zombi donc ubwo ndi kuvuga ku mpande zombi yaba umugore utekereza akazahindura umugabo yaba umugabo utekereza ngo azahindura umugore ngo yambara mini cyane ngo no ngo azajya yambara magisi ngo yambara ibiki yes ushobora kubimuhinduza hari ibyo abagabo bahinduza abagore ariko bigatuma atangira kubaho ababaye agatangira kubaho atakiriwe donc wa wundi washatse ukunda ugahita utuma ahinduka undi muntu none utandukanye na wa wundi kandi iyo umuntu atagifite umunezero iyo umuntu atacyumva ari we uretse guta icyizere ariko atumunezera ati byishimo ahita ahinduka undi muntu my dear ushobora gushiduka umuntu washatse atandukanye kure na wa wundi warambagizaga ibyo ngibyo rero ugomba kubyumva ukavuga uti uyu muntu namwemeye nuko nguko ameze nibibi genda bizi n'ibyiza byenda ndabizi intege nkeze ndazizi naho afite imbaraga ndahazi ariko uko niko mushaka okay I'm fine ntatunganye hari bidatunganye ni nkuko nanjye ntatunganye kuko nta muntu utunganye 100% ubaho